icyambere buriya kuririmba ni isengesho rya mbere buriya ubusenze kabiri no kuvuga ngo uramutse utabonye uko ufata umwanya ngo watura amagambo uririmbe usenge ukaririmba ubusenze kandi na Bible irabivuga urabona bwo hari abo tuzi muri Bibiliya bagiye bahura n'ibibazo bakagenda baririmba ibitangaza bigakoreka mu by'ukuri so gihe ikintu cya mbere bimfasha ni ukwihuza n'Imana mba ndi gusenga ikindi biranandinda biroroha iyo Imana yagushyigikiye burya ikintu cyose cyakomera cyangwa kikoroha ariko Imana yagushyigikiye ikintu cya mbere impamvu njye mvuga ko byoroha ikintu cya mbere iyo uhaye Imana umwanya mu buzima bwawe ugasenga ibintu byose irabigushoboza njye kuvuga njyewe birakomeye sinanabyibashisha ariko Imana iranshoboza umutima mfite n'indirimbo nyinshi ni album y'indirimbo 12 ariko habanje gusohoka ebyiri nizo ziri out ari yitwa Inkoramutima n'iyitwa Ijwi ariko n'izindi hamwe n'ibitangaza Imana izagenda ibikora ku buryo n'izindi zose zizajya hanze mbese ndizera ko nta kibazo na kimwe kizabaho yego reka mbaririmbire yitwa Inkoramutima nta kibazo Sinayedi mugaranda numva mumenerewe nagusize ubwiza abisi ntibabubona murindisha ijambo ryanjye gutagwa ahubwo rusheho gukomera murindisha ijambo ryanjye gutagwa ahubwo rusheho gukomera nta n'icyo uzabura kuko nakumenye izina nyumva kuko wambereye inkoramutima ukizera nanjye ndagukunda niwatumye izina ryanjye ritukwa humura ndagukomeje mu bikomeye ndakurengera ntutinye cyangwa ngo ukuke umutima nijya ukurinda ya myambi y'umubi nambara urwana n'inguyiyoboye niyo mpamvu utagwa mpora nkurambira nambara urwana n'inguyiyoboye niyo mpamvu utagwa mpora nkurambira nta n'icyo uzabura kuko nakumenye izina nyumva kuko wambereye inkoramutima ndagukunda niwatumye izina ryanjye ritukwa humura ndagukomeje mu bikomeye ndakurengera ndirahiye ijambo nkubwiye ndarisoza nukuri ndirahiye ijambo nkubwiye ndarisoza kuko wambereye inkoramutima ukizera nanjye ndagukunda niwatumye izina ryanjye ritukwa humura ndagukomeje mu bikomeye ndakurengera inspiration yavuye ni ahantu nagiye umwigisha ari kwigisha arangije yigisha nyine kuntu iyo wabereye Imana inkoramutima ikurinda ikurengera ndabyumva nyine numva agaciro kabyo kubera Imana inkoramutima ndangije nyine niho igitekerezo cyavuye ndandika yari message Imana yabwiraga umuntu usenga namubwira ati kuko wambereye inkoramutima nanjye ndagukunda mbese kuko wagize ibintu wirinda nanjye ndagukunda naho ngaho inspiration yavuye ubundi njye ntekereza ko umwanditsi mwiza w'indirimbo ntabwo yandika iyo ugiye kwandika ku giti cyawe iyo ugiye kwandika ku giti cyawe usanga kuko ibibazo ntabwo tubihuza abantu ugerageza kwisanisha n'undi muntu ukavuga se
niba ngiye meze gutya runaka we burameze gute kuko ugiye kwandika uwirebyeho ushobora gusanga uri mu bihe byiza ukandika indirimbo nziza gusa kandi hari undi uri mu bihe bibabaye. So rero natekereje ku muntu ushobora kuba ari mu gihe ntabwo yari ingiye mu by'ukuri ariko natekereje ku muntu ushobora kuba ari mu gihe akeneye kumva ijwi ry'Imana nk'iryo. So nyandika gutyo yego maze iminsi ntekerezaho nyanditse mu minsi ya vuba wenda ijwi yo kubera iri out baragenda bayirebe kuri YouTube nayo ni video lyrics baragenda bayirebe kuri Munezero Jean Pierre channel n'iyi ngiyi iriho baragenda bayirebeho ariko reka mbaririmbire indi yitwa Ubwenge bw'Isi maze iminsi nandika kugira ngo kambaririmbire yitwa Ubwenge bw'Isi. Wabwenge bw'isi we kurushaho kubwira amanywa nijoro urushaho kugwiza isi no kwigisha idafite umumaro. Amanywa nijoro urushaho gukwira isi no kwigisha iby'ingeso. Bw'isi we kurushaho kubwira amanywa nijoro urushaho gukwira isi no kwigisha iby'ingeso mbi. Amanywa nijoro urushaho gukwira isi no kwigisha iby'ingeso mbi. Ese Mana watwigishije ubwenge bwawe bugakwira mw'iyi si ku mutima wo gushaka uzengurutswe n'abambariye umweru ku mukara. Mbese Mana watwigishije ubwenge bwawe bugakwira ubw'iyi si ku mutima wo gushaka uzengurutswe n'abambariye umweru ku mukara. Dore ubwenge bw'isi butwaye abantu buhumyi ntibakimenya iyo bajya. Abahoze mu bikari byawe bubayobowe n'ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi bwabamazemo za mbaraga na rya jambo babwiraga ubwoko bwawe. Ubwenge bw'isi bwabamazemo za mbaraga na rya jambo babwiraga ubwoko bwawe. Ese Mana watwigishije ubwenge bwawe bugatsinda ubw'isi ku mutima wo gushaka uzengurutswe n'abambariye umweru ku mukara. Nkunda gutanga inama yo gukora kudacika intege mu kintu. Niba werekeje ikintu gishyireho imbaraga Imana nawe izagushyigikira kubera no kuvuga ngo na Bibiliya irabivuga ati nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Ikintu ugiye gukora niba uri umuririmbyi shyiramo imbaraga ubikorana umwete. Niba uri umucuruzi niba wiga niba ugira gute buri kintu cyose urubyiruko rushyiremo umwete Imana nibwo izabashyigikira.